Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Ako kana ndakavuga ngo kumuhungu atize umuhungu nabivuga umugore ikindi cyayi hano njyewe ndinde wo kuvuga ibi bintu ntabyo nzi ngo iki Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Igiswahili ni icya bienvenue. Sibyo? Soyez les bienvenus. Igiswahili ni icya bienvenue. Suko se? Kereka nimba atari byo wenda nibeshye. Miss Rwanda igira ikintu igenera Josiane. Miss Josiane. Josiane business. Kubera ko niwe wateye intambwe ya mbere uretse gatoya wavuze. Ni yateye intambwe ya mbere aritinyura ku buryo n'abantu barimo muri Miss Rwanda babitewe nuko babonye Josiane agira ate ajyamo. Umuntu uvuga roki nabi reka mbivugisha ukuri. Ukuri abanyarwanda kuko ibintu byo kuba ngo arafatika buretse gato. Umuntu uvuga roki nabi si inshuti yanjye. Umuntu uvuga papa cyangwa nabi si inshuti yanjye. Sibyo? Nkunda roki. Urumva? Roki ntiyambwira ngo reka papa cyangwa. Papa cyangwa ntiyambwira ngo reka roki. Roki warafatika boy. Se roki akubwiye ngo reke papa cyangwa abikora. Kandi atabimbwira. Nyine nabivuze. Papa cyangwa buretse gato nsubize rake. Papa cyangwa yamenye roki amenya papa cyangwa kubera ngewe. Sibyo? Ntago roki yambwira ngo reka inshuti yawe ya mbere. Pfusha roki. Bavuga ngo ari fata cyo kunsubiramo ngo. Nejo. Pusha ruka. Nuseke. Bega. Sha. Ako kanu gakuri. Nejo. Akara kaboro raga. Isa new boy man. Uranyemeza mu buzima. Isa new boy ni talkative bro. Ararenze. Ni medication wawe medication. Izina ry'Imana nababaye Isara. Yago. Respect. Basi sorry. Yago respect isi binankorera. Pusha. Ewega we. Reka nakubiswe. Ngavugira hanga kashana nari bakanje. Chasser Sacha chasser sans son chien. Sande. Umusufite nyinya. Nipioni Kasweze ngeni Legacy TV nchuma kwesa subscribe kuri Legacy TV mu ntara y'Amajyaruguru amajyepfo y'Iburengerazuba mu mujyi wa Kigali abadiaspora muri Amerika Asia Oceania ibindi byose bya Afrika abantu bigenzanga kuri Legacy TV. Yesu yabamiwe he? Yesu yabambiwe hagati y'Ibisambo bibiri Damas ajyana Barabasi nanjye ngo Pioni kandi ubwo ntari hagati y'Ibisambo bibiri. Igisambo kimwe murakizi kuva kera cyatwitse henshi kuri za Kasuku kizitangiza bakitara ki promoter nicyo kindi ibumoso. Ikindi gisambo kiri hariya ni imbwa arafatika boy. Ibonye imbwa iciye muri filime bararafata. Yabaye imbwa kwa Junior, yabaye imbwa kwa Rocky yose bararafata. Imbwa wiriwe. Imbwa kutikiriza hu. Imbwa zabaye nyinshi. Numvishe ko hari umugabo kubiswe n'umugore abari imbwa, numva n'umugabo kubise umugore ko abari imbwa, numva na Brian Ngoreshiyeki na Majini imbwa ubwo suguru nahera wa umugore wahaye nk'umugabo bamwisiki nide abaho n'amadege gusa mani urakoze kunyita imbwa ziri kuganira. Yo name zarafatika boy. It's your boy arafatika boy chata boy simplify. Yeah. Kuva muri Rock Entertainment irizi waririzi. Yeah man. Gasongo. Yeah. Man. Niko kabi. Nyemutsimba reka. Narinzi kutabizi. No ninjye Gasongo wa mbere muri Kigali. Ninjye mutipe wa mbere mwiza. Ni n'ubwa mbere noneho ngaragaye. Abantu nibambona barandwanya. Lucky promoter. Rega bakunze Bazarafati niwe wakunda. Legacy Arafati afite umukunzi mubaza. Urabizi neza. Pusha ruka. Hari ikintu tambeye. Oya ndakunda nkanakundwa ariko nyene ubu ngo ntababeshye. C'est Valentin hari abantu yagendeye neza nabo yagendeye na. Muba neza ndimo. Icyo cyambere ngiye kubazanya iki ngiki nako akantu twaba tuje kuganira. Urabaza nde?
mufite ibibazo tubaze pe turahari ku bwanyu ibibazo twahuye nabyo corona iki ikibazo cyawe ndagisubiza soyez les bienvenus ako kantu ndakavuga ngo ko umuhungu atize ayo muhungu nabivuga umugore ikindi cyayi hano njyewe ndinde wo kuvuga ibi bintu ntabyo nzi ngo iki soyez les bienvenus cyangwa ni icya bienvenue sibyo soyez les bienvenus iyi soyez ni icya bienvenue si uko se kereka nimba atari byo wenda nibeshye birashoboka ntabwo birashoboka nshobora kubeshya wenda ariko ni soyez les bienvenus nyine quand même soyez ni icya bienvenue marigireke nyine ni ukuvuga ngo guys most welcome in Rwanda dukunda abantu badusura Miss Rwanda igira ikintu igenera Josiane Miss Josiane kubera ko niwe wateye intambwe ya mbere uretse gatoya wavuze yateye intambwe ya mbere aritinyura ku buryo n'abantu barimo muri Miss Rwanda babitewe nuko babonye Josiane agira ate ajyamo rero ibintu byo kuvuga ngo abakobwa beza babi ufite ubumuga utabufite byose babitewe nuko bavuze ngo Josiane ko yagiyemo why not njyewe ntahagarara hariya ngo njyemo hari abantu benshi duhereye mu karere kabanje urumva ako mu ntara yabanje ko bagiye mu ntara aho bigeze ndambiwe guceceka ukuri nzi Rocky yatumye abantu bashakaga kungirira nabi kuko banteze inshuro ebyiri munsi yo mu rugo bakanyaka ibyo nari mfite byose n'ikimenyemenye ubu navuye kwishinganisha muri ribo kuko byari bimaze kuba birebire ibaze ko nageze n'igihe nkajya kwihisha Musanze yasibishije indirimbo zanjye ku bari bafashe amashusho y'indirimbo zimwe na zimwe zikiri kuri EP yanjye nkunda amahoro ariko aho bigeze ndashaka ko mumenya ukuri kwa byose byambayeho mu gahinda kenshi cyane papa cyangwe arero yavuga ukuri umuhungu mukuru nako umusaza mukuru papa wanjye Rocky Kirabiranya aka Kimomo Rick nawe aragenda arandika ati ngaho ngeze ngo aho nohereza abantu ngo bajye gutega umuntu nita nka petit frère ngo bamugire nabi utubazo tubiri nakoze neza mu bushobozi buke nari mfite pe gusa Imana nibona ngeze aho guhemuka gutya izamvane muri ubu buzima burya kubimbwa uzabimva gusa papa cyangwe hano warengereye kuvuga ko nohereje abantu ngo bakugirire nabi bakanakwambura ngo ugahungira Musanze urumva ibintu nk'ibyo byavuga nabanye mu commentaire Badera maravuga ati burya rero Rocky wigira ikibazo humura nanjye byambayeho abahanzi ndiko bameze bigenze gutya biraba Sylvain nawe arandika ati kwa Jenaje Airasi Sylvain nawe yaranditse ati nanjye kwa Kasuku niko bangenje urumva ugashaka kuvugira papa cyango Airasi Jarasi ni mukugura commentaire ndi gusoma abanyarwanda kazi arandika atubwo Badera mabyinjiyemo birasobanutse nibyo ameze nk'uvugira nawe Rocky bantu banje Arafati ubana na Rocky Kirabiranya ndi kubaza Arafati rakenda muzaho kandi dufite amakuru twe turabiza abanyarwanda kari wahuje papa cyangwa na Rocky ugatuma papa cyangwa za muri Rocky Entertainment ukimara kubona abavandimwe babo bose n'abavandimwe babo ndabizi mwatandukanye batangiye intambara nk'ingi y'amagambo ku mutima wa byakira utemana byarambabaje byarakomeje cyane bikimara kukubaza nk'umuvandimwe wa bose ni iki wakoze wowe ari wowe wakora iki ari wowe wakora iki kuri njyewe ushobora kubaganiriza abandi bimeze gute ibyo kubona n'ibyo bimeze gute ibyo ngibyo ibyo byo kubaga ibyo byo kubaganiriza biba byarabaye kandi noneho nabahitinzi modern papa cyangwa papa buretse gato papa cyangwa afite izina rinini kundusha uruka afite izina rinini kundusha wese wamugani ntuzaraki akabanda komojeho ati nukuri cyangwa ni nugutwika aho bana nabo koko
ukuri cyangwa nta gatwiko kari hagati ya papa cyangwa na Rocky sibyo ahubwo buri wese akora ibyo yiyumva mu mutima we sibyo ndahamya nashidikanya ukuntu nzi Rocky sibyo na papa cyangwa aramuzi mu myaka bamaranye bro papa cyangwa ni petit frère ndacyamukunda nk'uko byahoze njya no kumuhuza na Rocky nta cost n'imwe ambwira ngo naguhaye 100 cyangwa 200 ngo muza na Rocky no mu interview avuga ko namuhuje na Rocky without ikintu na kimwe sibyo bro ibyo byo kuba yaramutegesheje abantu ndahamya ko bitabaye ibyo byo gusiba video papa cyangwa ajya gusiba yagiye gushutinga ntahari sibyo azaba director benshi kundusha Rocky azaba director benshi kundusha ko yadiriraga papa cyangwa ngo wakoreye umuhungu wanjye indirimbo urumva mu rwego rw'iterambere rya Rocky yigeze avuga kuri papa cyangwa uretse kuvuga ngo Peti yarambwiye njye kuvuga ibintu yavuze yavuze ngo Peti yarambwiye ngo arumva atagishaka gukorana na Rocky Entertainment ahita sori leta rivuga ngo papa cyangwa yasezeye muri Rocky Entertainment nta kirimo siko yavuze hari ikindi kintu yongeyeho nyuma yabyo ibyo kuvuga ngo ngo papa ngo Rocky ngo yashatse kumwicisha nta makuru mbifiteho ariko nzi neza ko papa cyangwa nawe nabibona ntabwo mpamya ko yashatse kumwicisha bro hari andi makuru mfite rero sasa ngaho muri Musanze Nyakabuto uko papa cyangwa avuze ko wingiye Musanze abantu bari bashaka kumwicisha ko nabo barimo ahubwo yamutumye kuko nawe icyo gihe wari uri Musanze yaravuzwe ko ngabapampe ba Rocky ngo bari ngo gushaka kugira papa cyangwa nabi ari ubohereza kugira ngo bashaka kumugirira nabi ahubwo tuyatumenye ese ni inkuru zavuzwe inshuti za hafi turajya tumenye wa mugani nawe uri muri abo bantu Rocky yohereje kujya papa cyangwa muramuhora iki ko tuzi ko ari umwana mwiza yitonda akora akazi ke ibyiza byinshi mbyifuriza papa cyangwa kuruta uko mbyiyifuriza njyewe ubwanjye urumva man Rocky yaramekinze angera arafatika boy niyo mpamvu n'imikoro yawe ndi kuyivugiraho sibyo ntago umuntu uvuga Rocky nabi reka mbivugisha ukuri ukuri abanyarwanda kuko ibintu byo kuba ngo arafatika buretse gato umuntu uvuga Rocky nabi si inshuti yanjye umuntu uvuga papa cyangwa nabi si inshuti yanjye sibyo intambara iri hagati ya papa cyangwa na Rocky wenda niyo byaba ari by'amagambo urumva nta wabyivangamo kubera ko igihe kingana n'umwaka umwe hafi 2 bari bagiye kumarana urumva ntago wowe ubwawe waza ukavuga ngo byagenze gutya na gutya so rero ikintu njyewe nakagombye kukubwiza ukuri bro nanga umuntu uvuga Rocky nabi njyewe makabazo kamwe Cha kubaza Arafa ngiye kukubaza ikibazo ngiye Arafa turi inshuti imana Arafa Rocky akoze ikosa rimwe cyangwa icyaha kimwe wamuhishira nk'inshuti ye kuvuga ngo ntawavuga Rocky nabi kandi muri inshuti yakugize uri mvuze kuvuga Rocky nabi ntago mvuze kuvuga nabi nyine wamuvuga nabi nkabyumva ariko ntago wabura inshuti yanjye wakoze ikintu kibi wenda ku muntu runaka w'inshuti yawe wagenda ukakimubwira cyangwa wamuhishira nagenda nkakibwira wakibwira uwo muntu w'inshuti yawe cyangwa yishira Rocky ese wafata no ibyo ndabyumva urabashije sibyo subiramo ndakubajije nti ufite inshuti yawe magara cyangwa wenda umuvandimwe wawe utari Rocky umuvandimwe muvukana mu maraso afitanye ikibazo na Rocky umuvandimwe akakubwira ko afitanye ikibazo na Rocky kandi ashaka wenda kuba yamugira nabi ku bandi bantu wabwira Rocky ko ibyo bintu byabayeho
cyangwa wamuhishira nk'inshuti yawe uvuga ko yakumeka inzu ukaba uri nk'uko ubivuga? Ukuntu nzi Rocky ntabwo ibyo biboro yabikora. Ni urugero bibaye, ntabwo mvuze ko Rocky yabikora kuko ndabimuzi. Ubwo naba ndi kurota leta nkango. Buretse gato kankuremo amarinete ndivuge fresh. Icyo nashaka sibyo? Ntabwo Rocky ibyo biboro yabikora. Niyo yabikora naba ndi kurota. Ucyumva ko atabikora nahita nkanguka. Udakangutse wakometuka. Ese Rocky umufata uti wundi kuri wowe kucyumva ko atabikora si umuntu? Uri kumbaza iki ukuntu Rocky mufata? Yego. Ni umuntu nyine ndi kukubaza. Ni umuntu, ntabwo mvuze ngo ndamufata nk'Imana bro. Sibyo? Man, Rocky ntabwo mufata nk'inshuti. Sibyo? Simufata nk'Imana. Ahubwo Rocky mufata nk'umuvandimwe. Sibyo? Uri man, sinzi ukuntu navuga tu. Urumva? Man, nyine tu ngiye mva ngo aho kugira ngo buretse ngusobanurire Rocky suri inshuti yanjye numvisha ugambiriye nko gucira Rocky mfite nk'ivide nari gukubita. Ni iki kintu cyagutandukanya na Rocky ku buryo wumva yuko Rocky mwashwana burundu mugaca ukubiri wowe nawe ukavuga ati mvuye aha hantu Rocky sinongera kumutekereza? Ni ikintu cya danje. N'umugore wasezeranye n'umugabo batandukana, sibyo? Imbere cyane, sibyo? Ngiye Rocky nta bintu bya danje mvuga ngo twarasezeranye, sibyo? Ariko bitewe n'ubushuti man bwa 2-3 uzi 2-3 uziranye n'umuntu, urumva kurinda kugera 2022 ubuze umuntu nawakuzi, sibyo? Kuva za primaire muri abana ngiye ntabwo nyimufata nk'inshuti, mufata nk'umuvandimwe, sibyo? Icyo kintu ni ikintu napfa na Rocky nuko yambwira ngo singishaka kuba umwe nawe, byantandukanya nawe. Ariko ngewe oya rindi ambwiye Tarafa wambereye imbeba, wakoze ibi ndabibika, waranyibye ntiwanyibye, wanteranyije aha, wamvuze nabi, ndashaka gutandukana nawe bro. nta byangora kwibagirwa Rocky. Urabyumva neza, byangora kwibagirwa Rocky, ariko ntabwo ngiye nabona impamvu yantandukanya na Rocky right now. Arafa usanze mbona girlfriend waje gomba zivuze ubuho yewe gomba ngo ziri kuvuza ubuho yarakavuze ari kuvuza ubuho koko ndakumva awadane umva se nkubwira ntago ukuntu bimeze kuri njye nta girlfriend wanje natuma ndi umubonane na Rocky bari gushya hari gushya, sibyo? Cyangwa se niyo hashye buretse gato inkuru zo mva ntago wambwira ikintu we kinteranya kuri Rocky yemere, sibyo? ndakumva ngo mwibanga rikomeye ngo hahiye mwibanga rikomeye wabikora iki? Ariko iryo banga rikomeye byaba ryabereye mwibanga. Uremera se ko hari umuntu ukundana n'undi niyo yabona ifoto ntiyemere ko ari umuntu akavuga ati edit kavuga ati ntibyabaye n'ama edit turayabona gutyo rero niko wabifata wakumva ko bitabaye. Reka muri cyo kigiye kubaza kimwe, hari icyo bita Rocky Entertainment imaze kumenyekana mu Rwanda. turi kuganira ni njye wibanzeho cyane. Hari Rocky Entertainment imaze kwamamara mu Rwanda, hakaba na Chuma Gang. Amakuru mfite ngewe nkura mu nda y'isi nyuma bamugani wa Axel Rugangura nyuma y'amarido avuga ko ngo muri Chuma Gang hari abantu biyemoye kuri Rocky Entertainment ariko batarabitangaza officially, aribo Kadafi Pro ndetse na Jamari Mikorogeni bakaba baragiye muri Chuma Gang ariko Rocky akaba atarabitangaza. Muri Rocky Entertainment akaba hasigayemo Savimbi ndetse na Rafati Kaboy. Aya makuru haba ari ikintu yaziho nyiri Chuma Gang na nyiri Rocky Entertainment bazabigutangariza iteka ryose. Nta makuru mbifite. Mwaritandukanyije se ubwo ngubwo bibaho?
singusubije icyo kiboro ntabwo wakimbaza ibibazo bya mbere wambaje byari iby'abavandimwe sibyo ikintu nasubije cyo abanyarwanda bari kutureba twumve sibyo man ndi inshuti ya papa cyangwa sibyo nkunda Rocky urumva Rocky ntiyambwira ngo reka papa cyangwa ntiyambwira ngo reka Rocky ubu ni Arafat Kaboyi se Rocky akubwiye ngo reke papa cyangwa wabikora kandi atabimbwira nyine nabivuze papa cyangwa buretse gato nsubize Rocky papa cyangwa yamenye Rocky amenya papa cyangwa kubera ngewe sibyo ntago Rocky yambwira ngo reka inshuti yawe ya mbere na papa cyangwa ntago yambwira ngo reka inshuti yawe wampuje nayo nuko ngo uko Arafat nteye bro ntabwo nduranye kandi mu myaka 2012 cyangwa na gatatu tuziranye nawe ntabwo umenyera inshuti nshyashya muri buretse gatoya inshuti nshyashya ndazimenya urumva nkanazikunda sibyo kuva twamenyana twahuriye mu Bisumizi Rocky 2012 kwa Riderman sibyo muri RFC big up to yourself umuntu aduje DJ Brian bamwita Brian Shema na Tete Brian sibyo yamuje none mobile n'umukrozi wanjye gutya ubu nonaha urumva ubu nonaha uwaza mbwira ikintu kuri Rocky ntazi muri iyo myaka ishize yose ntago nacyumva nakumva ko ari kunteranya Rocky ntago nta muntu uri hafi wo kunteranya na Rocky kandi gusobanura ngubu Arafa like Chuma Gang njya numva ngo hari ba diaspora benshi ngo basaba bari gusapotinga papa cyangwa bari kuma amafaranga nyine ngo ngubu ngararyoshye ameze neza ari amafaranga menshi na Rocky turamuza rukuntu abayeho neza bitewe n'amafaranga akura mu byo kwamaza no gusobanura filme ko filme yagasobanuye nakantu kubashwe mu Rwanda kameze neza kanaryoshye urumva papa cyangwa akubwiye urumva muri Chuma Gang oya tuvuge aba sponsorship banje ba sponsors banje bambwiye ko Arafat Kaboyi agomba kuza muri Chuma Gang akaba manager wa Chuma Gang akajya hembwa 1M ku kwezi what can you do ari umuntu arakubwira ari umuntu arakubwira ngo ndashaka kuguhereza miliyari 100 wice papa wawe rero nanjye nuko bimeze oya ayo muhungu man nge kukwemeza Arafat nigeze kumubona arwana man arwana n'umuntu man muri interview kuri anniversaire ujye kwa Irene ujye kwa Irene bwa mbere mvuga kuri Rocky kuri anniversaire ya Rocky navuze ngo umuntu wanga Rocky ndamwanga umuntu wanga Rocky ndamwanga ahako sinanga papa cyangwa kubera ko ndamukunda pe ni petit frère navunikiye nkijajara nkavuga ati man umfashije uyu mupeti yavakaje ese nk'umuntu wazamuye nka papa cyangwa tuvuge ko wamoya nazamuye mu sorry kuba mvuze gwena nk'umuntu wazamuye watubwiye yuko wahuje Rocky na papa cyangwa ntago nazamuye papa cyangwa nyine nicyo nanjye mvuze ngo sorry kuba mvuze yego ndavuze ni nk'umuntu wahuje Rocky na papa cyangwa yamenyekanye wenda kubera Rocky nje niko mbivuga sinzi nimba ko wenda ko abanyarwanda babyumva cyangwa ariko babifata Arafat Kaboyi wafasha abantu akabahuza sibyo wishimira iki kuri papa cyangwa ku rwego yaragezeho ese ubona hari ikintu azaruzinga kubera atandukanye na Rocky pfusha ngo hari level yahinduye ubona yes papa cyangwa ari kuri level nkunda nishimira ngo Chuma Gang papa cyangwa umva se uyu ngambanje ikibazo papa cyangwa ahantu ari niho nifuzaga kuba ari buri munyarwanda even n'umunyeshuri wiga mu wa mbere segonderi udafite telefone yumva indirimbo ya papa cyangwa yakayifiringa akayibyina muri boom pardon urumva icyo ni icyambere cyo papa cyangwa yashakaga film yayigezeho igisigaye nuko abanyarwanda nabasaba akantu kamwe mwatubabariye papa cyangwa akabona amafaranga abatera inkunga ibitaramo batera inkunga papa cyangwa oya nta gutera inkunga papa cyangwa afite ibikorwa mwatumiye papa cyangwa mu bitaramo
n'ibitaramo biri kuzi ko nta gitaramo ndamubonamo mu nose ibyo wamubonyemo wari uzi neza ko azabijyamo tuza rero papa cyangwa rega yashimuse sho papa cyangwa yahagurikije arena ngo yimuye igitaramo ngo yavanye arena yavuye ku izina yimuye igitaramo cya arena akijyana hano hantu ibyo ngibyo ntabwo murumuna afata ku mavuta analize turazifite uyu ni umwanaliza ko papa cyangwe na Kadafi Pro ngo bimuye igitaramo cyane cya Bruce Melody bakakigira icyabo sibyo ese koko kuri ni ukuri Bruce Melody papa cyangwa na Kadafi nabona no kwimura igitaramo cya Bruce Melody Brabas yageze mu Rwanda sinzi baravuga ko atari ukuri majerwa wa mugani abayibonye mwarinya amakuru ntayuzi nabonye amafoto yonyine kananje ndayibe buryo phone yawe mwereke Barabas ntago napinga Bruce Melody ko atagera man Bruce Melody ntago ngiye kumwita izina rya Danje gusa mu bahanzi niwe witwa Rwanda nziza kabisa mu bahanzi nyarwanda yitwa Rwanda nziza ariko ngiye mfite abahanzi ngomba gushyira ku mwanya wanjye ubu nose uyo mwanya uri gushyira mubaza Arafate abahanzi be batatu ashyira ku mwanya we kuko avuze ko ari Rwanda nziza batatu ba mbere nanjye umuntu wa mbere ngomba kuvuga kwanza atari n'iby'abahanzi reka mbanze mvuge Junior yavuze ko utubwa ingurube arizo zambara amaherena ose uyu ko twatangira yitimbwa ingurube aya uravuga ngo Raki ni ingurube oya ntabwo ibyo mbivuze urya Benz njyewe waba urwa igikundiro Arafate Allah umusiramu yiyegwe ndaceceka gutya do basisori cinza kadomo basisori icyo ngiye ko basisori ubwo ngiye gusoma televiziyo buretse Arafa buretse icara hano icara utagenda ikiganiro gisoza gutya iyo nsoye ikiganiro mbaza ibibazo bitatu kuri buri wese by'amacarenga ako umva se nkubwiye bashinze akadomo dore ibibazo bitatu reka tujye rakikosoye reka ushyire akadomo nitwa Arafate sibyo uri umusiramu ngira bimvugiye umusiramu urya Benz oya buretse gato umusiramu mumbabarire kuba nakoranye na Raki interview kuba nakoranye na Raki interview akaba abasha kuvuga nk'ibintu ndi kugushinza wari wangurira kandi ntanakugurira none ntabwo arangura ako kabenzi avuga sibyo basibwira abantu ntabwo ndi bwexcuse none aha oya bwira abantu reka mbwira abantu n'inshuti n'abavandimwe ko n'idini bagucama reka tubisoze gutya n'idini bamuca oya bureka mbibabwire neza none tujye kunsubiramo ngo nejo oya pusha ruka nuseke mbega sha ako kantu gakuri nejo akari akaboro raga isa niyo boy man uranyemeza mu buzima isa niyo boy ni talkative bro ararenze ni medication wawe medication izina ry'Imana nababaye isara yago respect basisori yago respect isi binankorera pusha ewega we reka nakubiswe ngavugira hanga kashana niba kaje chasser Sacha chasser sans son chien umunsi ufite inyinya umunsi ufite inyinya niyo mpamvu chasser sans son chien sachet chien ngo umuhigi wa nyawe ahiga ntambwa afite my god igifaransa yezonga bro njyewe sinzi igifaransa umbaze mu kinyarwanda je connais français umbaze ikinyarwanda Arafate yarize uyu mwana yize mu Bufaransa njye ntabwo nize mu Bufaransa izina ry'Imana niyo muntu ushoboye igifaransa ndashimira umuntu ubundi yaturutse ndashimira umuntu bita Pasi rebe ikongo ahantu yaturutse uyu muntu wamwigishije igifaransa
urantunguye birenze urugero. reba umuntu wamwigishije pasi se ryaturutse Pasi. barakubwira ngo Severante ngo zabereye kwa pasi ukagira ngo harandi zabereye rata ndashimira inshuti yanjye magara ku mutima urumva nkunda close witwa Pasi mushiki wande wawe ako man akira pfusha rukara izina ry'Imana ntago nakubeshaga mu Rwanda rugizwe n'uturere turukujanirana turi mu turere akarere ka Nyabugogo uturere 31 bro na kamwe ntabwo mbyibuka turere 30 nimba ari na dutandatu nimba ari na tune wow usuko ugendeye kuri gatatu okay kandi igiye kucyarima cya Arafat Alpha karama umukara mu gifaransa ni ngiki noir okay avuze noir bra cyangwa avuze ngiki ibara ry'umukara bavuze noir bro nibyo basise aravuze ngo iyi telefone iyi irimo kureba iyo televita ubwoko bubiri ya telefone iri fixe na telefone mobile telefone iri fixe na telefone mobile iyi ni we bwoko iyi ni telefone mobile kubera iki mobile kubera ko iyo mobile ni telefone bagendana mobile ntabwo bavuze mobile bavuze mobile yes telefone nzitwa mobile ni telefone bagenda fixe ni telefone basiga mu rugo Raki unafite amenyo angahe amenyo nidushyiramo ese Arafat ko yarayavuyemo uretse bare urugero kuyanjye uretse bare Arafat yavuyemo amenyo abiri hano n'abiri yahabwa 8 umuntu agira amenyo 36 ubwo afite 30 na afite 30 abiye mata 4 afite amenyo 30 na abiri uzakije iki kibazo afite amenyo 32 sibyo 17 dukuyemo icyane kangahe hari isugeze 17 dukuyemo 9 17 17 dukuyemo 9 17 dukuyemo 17 dukuramo 9 gukuramo 7 ntabwo bishoboka 17 gukuramo 9 haba gatandatu sibwo se gatandatu 17 gukuramo 9 plus gatandatu man bro sigama cyaje cyiza ntabwo ariko kugisoza ni 8 kugisoza byari ni 8 wewe takaswe asese bro icyenda guteranya 8 ni kangahe Raki 9 10 11 12 13 oya wibara icyenda guteranya kubera mu ba mbere twigaga icyenda guteranya 8 ni kangahe mu mutwe wawe nta bintu byinshi kabeshyi icyenda guteranya 13 kandi wewe nicyo twatumaze murakoze cyane twese twari turi kumwe mwamubonye ni Raki promoter yabacukaga ibintu twababwiye byose basi mubona ngiye ku mutima wanjye sibyo nabona ntari uretse gato y'amani kuri Roki na papa cyangwa ni inshuti zanjye ndabakunda ariko uwangaruka ndamwanga guys cyane kandi nanjye reka nso kandi papa cyangwa nzi ko atangaruka kubera ko kuri muri oya nari muri deal zose papa cyangwa yanandika avuga ngo grand frère sibyo gusa umuntu wese wanga Roki no muri comment bakamwangisha Roki uramwanga nanjye icyo navuga ni nko kwanga icyo navuga nuko icyo navuga nuko agatwiko katinjiza ntagakunda oburi mukinzi sibyo icya kabiri nuko navuga ko kuri deal ya Roki na papa cyangwe
nshima Rocky cyane cyane kuko Rocky ni wa muntu ukunda akazi akora sibyo kandi umuntu ukunda akazi kose ndamukunda abandi banyarwanda mwese turabakunda badukurikiranye reka nsaba akantu mwakoze sabu ko atari umufuka wa kilo 100 y'ibirayi mbasabye kuri Legacy TV ukoze subscribe kuri Rocky Entertainment mugakora sabu mwagiye kuri papa kuri King Lewis official mugakora sabu mwarangiza mugafata nimero yanjye basi niba nayipininga mukaba inshuti zanjye shaka nayibabwira ariko shaka nayibabwira 0788 2 3 5 ndashaka kuba inshuti z'abakunzi ba Legacy kaneo kizanjye 0780 3 1 24 98 jya kuri Instagram Lucky Promoter Official ukore flow okay nanjye amazina yanjye kuri nuza niyo wandikamo Arafatika Boy Official yewe gawe mfite ibihumbi 10 n'abantu 100 Legacy TV imbere cyane abadukurikirana kuri Legacy TV cya kintu cya kiryoshye kora subscribe kuri Legacy TV twaje kugendana Lucky wakoze cyane Legacy TV Arafat ijambo rimwe ndagira ngo nkubwire ngo Legacy TV utunyengingo twawe miliyari z'utunyengingo kora subscribe kuri Legacy TV kugira nabone ibiganiro byiza